Bakunzi baturwanya kandi n'akarengane Iwacu TV n'abakurikiranye u Rwanda Twifuza TV manje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ndasuhuza buri muntu dukurikiranya aka kanya kandi nshimira impinimbanyi aho muri ngira nti iki nicyo gihe cyo kwirukana umwanzi wacu Ingoma Karinga. Harabo mvuga Ingoma Karinga bikabarya bakaribwa, ndavuga bamwe bavuye babavantara ariko bajya bihangana bemera ukuri kuko Karinga niyo iboshye n'iki tuboshye uyu munsi. Ubwo rero nkekeza ko ntabyo akabaje kandi nshimira leta, nshimira guverinoma y'u Rwanda ikorera mu hungiro yagumye gukangurira abantu gucana ku maso ndetse no kubabwira muti tugomba kurwanya abavantara cyangwa se abavantara bo bazanye ibi byose. Mbashimire cyane kandi mbifurize icyumweru cyiza cyangwa se weekend nziza. Murakoze cyane. Reka rero manze mbabwire amwe mu makuru ngiye kubaho mu ngingo z'ingenzi cyangwa se muri za updating. Leta y'u Burundi nyuma yo gufunga imipaka yatangije gahunda yo guhandura amavunja cyangwa se yo gufata za ncengezi za ndatwa babandi bose bagiye kudurumba igihugu. Ubu bari gufata b'abanyarwanda bamwe bagiye guhiga abantu hatagiruza kwitiranya ngo arafata baragufata babandi bagiye kwica abantu guhiga abantu bari mu gihugu cy'u Burundi bagiye biyenyeje abacengezi kugira ngo bajye kwica abantu badurumba igihugu. Cyane ko mwumvise bya nyamakuru bya Kigali ngo biri kuvuga ngo mu Burundi ngo hagomba ngo hashobora kubaho ngo umuperezida ngomba ngashobora kugira ibibazo ngashobora gupfa nka nkuru nziza. Nuko nyine uwo mugambi bawuteguye kandi abarundi mucane ku maso, Imana ibari imbere muhandure ayo mavunja yaje kubiyengezamo kwiyenyegeza kugira ngo bamare abene igihugu babone uko babitwerera leta. Icyo rwose turakibashimira. Nshimire umuntu wese wumva aya makuru, kora sabone niba utarakora sabone ukande kukayogera munsi hanyuma ukurikizaho like ni kugikumukira hejuru ujye ubona amakuru uko tuyashyizeho amakuru ajye akugeraho. Ibyo rero ndumva abarundi cyo bakora bagikoze kandi Imana ibaha umugisha n'abandi mukore gutyo mufate aya mabandi tuyarwanye kandi abanyarwanda aho bari hose muhaguruke ndetse buri muntu wese atanga umusanzu we kugira ngo tubashe kwibohora ingoma y'igisuti, Ingoma Karinga yaje kumara abanyarwanda. Ndagira ngo nongere mbibutse ko FARDC yamabandi n'ubundi yari yaragiye nimwe nigeze kwabwira muri ya makuru n'abahaye mu cyumweru gishize yashaka gufata ikibuga cya Kavumu kugira ngo bakigirira nabi cyangwa se aeroport babashe kuyihungabanya. Ayo mabandi nayo bayafashe barayafite uyu munsi. Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ayo mabandi yayafashe bayafatiye Kavumu, kuri icyo kibuga cya Kavumu nyine nkuko bavuga ngo icyo kibuga nicyo ngo kibateje ikibazo ngo bagomba kugifata. Byabananiye rero n'aya mabandi yose yenyigije yafashwe. Ibyo ni amakuru ndubuze kubaha mu buryo burambure. Mbashimire mwese mukomeje gutanga amakuru kandi mukomeje kuburira abanyarwanda n'impinimbanyaho muri kandi mubwira n'isi yose mwerekana ubugome bw'ingoma ya FPR guhiga abantu aho bagiye kwica no gusenya, kurigisa no kuniga bagamije kwica umuntu wese udashaka kwemera ibyo bashaka gukora byo kwica abantu no gusenya igihugu ndetse no kwiba mu karere kose bagashaka kugira ngo basigare mu isi bonyine kandi bitazashoboka. Icyo ni amakuru nayo ndubuze gusobanura. Ndagira ngo tugaruke ku mugabo witwa Cyuma. Murabizi ko ni umusore yafunzwe kubera azira ibitekerezo bye afungirwa ubusa, ariko ndagira ngo mu magambo yavuze mu kumugeza mu rukiko wenda ngiye ntago nasubira nkuko yayivugiye ayasubiramo. Ntago ari we gusa n'abayidamange n'abarashidi ndetse n'abandi n'abamushayidi n'abakarasi Aimable n'abatewe umubavu n'abandi ntavuze. Ntago ari we gusa ariko we yaje mu rukiko. Ngira ngo akiza mu rukiko hari ibyo tuvugana twagira ngo wenda ngo ntabwo twanga igihugu, ahubwo ari kuvuga ibimukorerwaho byadukoreweho tuzi uko bikora. Ni mumwumve mu magambo aho umucamanza ari kumucunaguza kandi umwana baramwishe baramujanjaguye akaba yarabuze ubutabera azira ubusa. Ari nacyo turwana dushaka kugira igihugu tubone igihugu gifite ubutabera, tubone igihugu gifite abantu nyabantu apana ziriya nyamaswa. Manza wumve iri ni ijambo rya Cyuma aho umunyamakuru yamubazaga w'ijwi rya Amerika. Manza umwiyumvire. Niyo nsenga bakunze kwita Cyuma Hasani yinjiye mu cyumba cy'urukiko arinzwe cyane. Umwitegereje ku masura aramwenyura kandi arakomeye ariko afite ibikomere mu gahanga bitarakira.
ibyo bikomere nibyo byabaye icyafatwa nk'intandaro yo kwanga kuburana urubanza. Yabwiye urukiko rw'ubujurire ko afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa aho gufungwa mu buryo bwa kimuntu. Cyuma atangira gusobanura ubuzima bwe muri gereza ya Nyarugenge yita mu kuzimu cyangwa mu mwobo, yari afite ikiniga cyinshi kivanze n'amarira. Akimara kumva umwirondoro we yahise asaba kumenya n'umwirondoro w'umucamanza umuburanisha. Habaye guterana amagambo bya hato na hato. Cyuma ati ko mwebwe nabibwiye mwe muri bande? Umucamanza turashaka kumenya amazina yanjye ngo bikumarira iki? Cyuma ati numvaga banzana imbere y'umucamanza utari umunyapolitiki. N'amagambo yarakaje cyane umucamanza ahita amubaza turi tayari kuburana cyangwa nturi tayari. Cyuma yamusubije ko atiteguye kuburana. Yavuze ko amatwi yapfuye kubera kumukubita inshyi kandi ko yahumye kubera kumufungiraho yise mu mwobo hahora hajenga amazi. Cyuma yari yambaye amadarubindi y'amaso. Cyuma yashatse gusobanura mu buryo bwimbitse ibikorwa by'iyicarubozo avuga ko bimukorerwa muri gereza ariko umucamanza akabyanga. Umucamanza yabajije abamwunganira mu mategeko niba Cyuma Hasani atarazi ko aje kuburanaho kumuzana imbere yabo yita abanyapolitiki. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Bosco Sefu Ntirenganya bavuze ko kenshi bajya kumusura muri gereza ariko inyandiko bamushyiriye bamurinda bakazibambura. Gashabana ati iyo tugiye kumureba inyandiko zose barazitwara bakatubwira ko bashaka kubanza kuzisoma. Basabye ko urukiko rushingiye ku mahame agenga ubutabera buboneye byaba byiza guha uyu munyamakuru uburenganzira yemererwa n'amategeko. Cyuma yatse ijambo abwira umucamanza ati ubuzima mbayemo iyicarubozo mbayemo ntabwo mfungiwe muri gereza, mfungiwe mu mwobo mu buryo bwa nyabwo, munyemereye mwampuwo mwanya kubera ibikomere natewe n'ubutegetsi. Yaboneyeho umwanya wo kugaragariza umucamanza ibisebe afite ku gahanga. Umucamanza nawe ati ndumva ibyo muvuga ubushinjacyaha bwabyumvise, niba ari byo koko dusabe nabo muri gereza gufata ibyemezo bikenewe. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya nawe yahawe ijambo ati baranada dusaka skandale nakagugenekerereje kuko biba ku bafungwa bake si bose, ntabwo ari chantage, turabafasha b'ubutabera. Uyu munsi turamubonana ibikomere mu gahanga nyamara ubushize byari ibisebe batinya ko yaza mu rukiko bakabazwa aho yabikuye. Ku bavandimwe ba Cyuma barimo Sumubyara Premian Rukebesha bumvaga imiburanire bakimyoza. Urukiko rwo rwari rukeneye kumenya gusa niba uruhande rwa Cyuma Hasani rwiteguye kuburana. Rwasubije ko rutagambiriye gutinza urubanza ahubwo ko byaba byiza urukiko rusabye gereza ikubahiriza amategeko. Ibisubizo by'umucamanza mu rurimi rw'ikinyarwanda ruvangavanzemo n'igifaransa cyinshi byakunze kuzamura ibitwenge mu rukiko. Uko abasivile basekaga ni nako abacunga Cyuma bisangaga muri uwo mujyo. Adaciye ku ruhande byumvikana ko atari we wagafashe icyemezo cya nyuma ku byo bamugezaho. Umucamanza yagize ati muganira combien de minutes mugende muri za ministère sinzi de la justice muvuga ikibazo mufite akazi kanjye ko murakaza. Abanyamategeko ba Cyuma bavuga ko ibikorwa by'iyicarubozo gereza imukorera babigejeje ku nzego zibishinzwe zirimo n'urwego rwabo rushinzwe abunganira abandi mu nkiko. Gatera ati twakibwiye ukuriye urugaga rwacu kandi yatubwiye ko yaganiriye n'abandi barenza abo turi kuvuga hano. Cyuma yahise abwira umucamanza ati amategeko akwemera gutega amatwi umuburanyi akakubwira inzitizi afite. Umucamanza yahise amucecekesha nawe ati hari ibintu bishobora gukora n'ibindi bidakora. Njyewe ndi Imana se birashoboka ko ibyo uvuga ari ukuri? Cyuma ati njyewe ndi mu maboko ya DMI sindi mu maboko ya gereza. Umucamanza ati nubwo ufite uburenganzira niba hari ikintu usaba tegereza. Nanjye mfite inshingano zanjye ngomba kumva burega nawe nkakumva. Umunyamategeko Sefu Ntirenganya yibukije urukiko ko ruburanishiriza mu gihugu kigendera ku mategeko bityo ko ibyo basaba byagombye kubahirizwa. Umucamanza yahise asaba ubushinjacyaha kugira icyo bubivugaho. Bwasubije ko ari ikibazo kitareba urukiko n'ubushinjacyaha. Bwavuze ko Cyuma na gereza bafitanye ibibazo bagombye kubanza gukemura, nabwo bwibaza niba ibyo we n'abamwunganira bavuga bishoboka. Bukavuga ko niba ari byo koko byakabaye ikirego Cyuma yaregera ku ruhande yarangiza akamenyesha ubushinjacyaha n'urukiko. Cyuma yavuze ko uwarega icyarimwe ari nawe aregera. Umucamanza yamwibukije ko kuguma gusubiramo ibimubaho muri gereza ntacyo bimufasha. Cyuma Hasani yahise nawe yibutsa umucamanza ko yaramwitezeho ububasha bwo gutegeka gereza igahagarika iyicarubozo imukorera. Umucamanza mu rukiko yahise abaza abarinda Cyuma, umwe wari usigaye mu cyumba cy'urukiko afite imbunda ahanika ikiganza. Cyuma turiya simuzi ndindwa na DMI ntakubeshye, ni abagabo barimo uwambaye ipantaro ya kaki ya gisivili n'imbunda za pistole mu mufuka bagiye kukwihisha nahoze mbabona hano. Umucamanza nawe atazuyaje ati ujye umenya ibyo uvuga kandi naho ugomba kubivugira. Cyuma atariko mba mfite akababaro.
umucamanza ati akababaro bwana tuzabonana ku itariki 6 z'ukwa kabiri saa 3. Umunyamakuru Cyuma Hassan wayoboraga Ishema TV araregera gusubirishamo urubanza bundi bushya ku ngingo nshya ku mpamvu we n'abamwunganira bitiza akarengane. Aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwumbamira ibyemezo bya leta. Mu gusubirishamo urubanza, Ijwi rya Amerika yamenye ko mu ngingo bazatanga harimo imbwirwaruhame yavuzwe n'umwe mu badepite amucira urubanza nyamara rwari rukiri mu rukiko. Iyi ntumwa ya rubanda Christine Murebwayire yavuze aya magambo kuri Cyuma akimara gufungwa. Yayabwiraga abanyeshuri biga kuri kimwe mu bigo Cyuma yizeho mu karere ka Gakenke. Rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda. Muramuzi? Yize na hano muramuzi? Uwo bita Hassan Cyuma. Cyuma ni yize hano. Cyuma ni yize hano. Umva aragaheriyari. Naho ku miburanire ya none, Bwana Premian Rukebesha ubyara uyu munyamakuru akabwira Ijwi rya Amerika ko yayakiriye. Ndabona nje abacungagereza bari bafite muhare ari nk'abagambanyi. Izo bagiye kuzangishira umwana bamukijije inkoni agiye kuzitana inkoni. Ubwo ari numvaga uri umucamanza ari wagomye kubwira ubuyobozi bwa gereza bagatanga ayo madosiye umwana akaburana. Rero nk'ubu nabuye muri Gakenke ikwiye cyane muzongera mu ngarure kandi n'ubundi wenda bibuko impungenge buri gihe iyo musuye nkabona amerewe nayo kurya ntari impungenge abandi basore batara bishimye nje ngatandi kurira. Mu mbago z'urukiko bigaragara ko umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga Alias Cyuma Hassan arinzwe bikomeye n'abagaragara ndetse n'abatagaragara. Ubwo umunyamakuru mugenzi we yageragezaga kumusuhuza, umwe mu bacungagereza bari bafite imbunda yamwihanangirije amubwira ko bitemewe kandi ko Cyuma mu magambo ye ari très dangereux, ni ukuvuga umuntu uteye ikibazo gikomeye ku gihugu. Ati mbese Cyuma uramuzi? Undi atoya mwumva gutyo. Umucungagereza ati basi ntunasoma mu binyamakuru, uriya ni très dangereux ni yaje kuburana nyakubahwa Perezida wa Repubulika babizi. Urubanza ruzaburanishwa ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha. Bagira Ijwi rya Amerika i Kigali. Ngira ngo mwaramwumvishe Cyuma amagambo asobanuye. Tubabwira tuti nyaboneka umuntu wese wumva ibi bintu uhereye igihe yahereye atotezwa, ugashyiraho idamange, ugashyiraho Mushayidi, ugashyiraho n'abandi benshi barashide n'abandi ntasobanuye. Amagereza yose yuzuye amabagiro babagiramo abantu. Ibi dusaba ko buri muntu wese yahaguruka akarwanya aka karengane, iyi ngoma y'amaraso ikava ku butegetsi. Buri muntu wese yibuke gutanga umusanzu we, atanga umusanzu we, kandi dusaba abasirikare abapolisi kwitandukanya n'ingoma ya FPR inkotanyi. Ejo mutazazira ibyaha aka gatsiko kakoze. Turabizi ko hari ababikoze ariko harimo bazima bake bagomba kwitandukanya nayo, bumva umutima wabo wakwitandukanya n'iyi ngoma mwitandukanye. Murakoze rero, naho kandi kanya mu makuru ari imbere bayinda bashimiye kandi mbunye mugire icyumweru cyiza. Iyo mvuze icyumweru mba nshatse kuvuga weekend nziza. Turabizi ko ari kuwa gatandatu ariko mugire weekend nziza.